aratashye kandi umugeni tarabisti fasika kandi umugeni aratashye. Nimundebe hano umugeni aratashye. Ese umwambaro wawe urimo ibizinga cyangwa umwambaro wawe urafuze? Ese aho ntabwo umwambaro wambaye uri kugaragaza ubwambure bwawe? Bibiliya yavuze ngo dore ndaza nk'umujura. Yesu ashimwe. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ari buri buze kubatangaza yewe. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza nk'umujura. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Nabwiwe ngo nze mbabwire ngo umuntu wese arimbisha ikanzu ye, umuntu wese arimbisha umwambaro we, ngo kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo umukwe ajyane umugeni. Nabwiwe ngo abageni cyangwa se umugeni yirimbishe kuko igihe cyo gutaha kirasohoye. Kubera iki nambaye iyi kanzu? Iyi kanzu mwese mwayibonye? Murabona ntaberewe? Mubwire ngo danaraberewe. Danaraberewe. Ntushaka kubimubwire cyangwa ubireke ko mberewe se. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kandi dukomeze duhagarare mwihangane. Abantu bicaye hanze imbere hari imyanya, tugiye kumva ijambo ry'Imana muri ihangana. Ntago turyumvira hanze, barakinguye umuryango bakingura uriya. Ntago shaka ko twumva ijambo ry'Imana abantu bamwe bari hanze, kuko uyu muntu ari hanze ararangara. Turagerageza twegeranye intebe tuzegeranye kugira ngo abantu bicare bumva ijambo ry'Imana. Tugeze mu gihe cyo kurya. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tugeze mu gihe cyo kurya. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Oh, Baba, 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 pokea Hallelujah. Umukozi wawe ahagaze ahantu, Urakoze Yesu, ku ruhimbi ahitiriwe izina ryawe. Imana ishimwe. Tuzi neza ko uhari. Reka ubwami bwawe bukomeze kuganza muri iri teraniro. Dusanzwe tuzi ko umukoresha, ariko umukoreshe cyane kuruta uko wigeze umukoresha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuhe andi mavuta lela lome mata ezelebo. Unyemerera ubwiza bwawe bumubeho kandi umucyo wawe umurasire. Uyu munsi wa none Kristo sengeye imitima y'ubwoko bwawe. Mpamagaye Mwuka Wera kugira ngo akingure buri mutima wose uteze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo twumve ndetse twumvire. Ndasenze la enema
tokini manda Hallelujah. elebo unitistitilila Hallelujah. nyemerera uhagarika buri kimwe kibi katika jina katika jina la Yesu. urakoze Yesu. Umwuka wera mwinshi, imbaraga zidasanzwe, duhagaritse ikirere cy'abarozi, turafuze konegisiyo y'abazimu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urakoze dayi lebo Hallelujah. shalaye glide kugiye guhagarara nawe nonaha ukamukoresha ibikomeye mu izina rya Yesu. Twese tugukomeye amashyi tugushimira. haleluya Amen. Amashyi niyo araye Imana, reka twongere tuyakome dushimire Imana. Ndifuza ko twafata Bibiliya zacu hanyuma tugasoma ijambo ry'Imana. Imana ishyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho. Nitwa Nizimana Daniel, ndi umukristo. Ndanezerewe kongera kubana namwe. Duherukana twiga ku ijambo rivuga ngo ariko nzira iki, ariko nzira iki. Ndanezerewe rero kongera kubana namwe, kandi nzi ko Imana iraza kubana natwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. amen Dufate Bibiliya dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma mu gice cya 3 dusome n'umurongo waho wa 3, hanyuma tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu araduhana umugisha. Ibyakozwe n'intumwa turasoma mu gice cya 3 dusome umurongo wa 3. Bibiliya iravuze ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Namwe niko handitse? Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bagire gute? Dukomere Imana amashyi dushimire Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Imana iguhe igikwiriye kuko kirarusha agaciro icyo usaba. Imana iguhe igikwiriye kuko kirarusha agaciro icyo ugize gute? Kirarusha agaciro icyo usaba. Maze kumenya ko uyu munsi ndaba ndi hano, nafashe umwanya wo gusenga kugira ngo mbashe kumenya icyo ndi bubaganirize, cyane ko ibyo nje kuvuga si ibyanjye n'iby'Imana. Imana imiryo jambo rivuga ngo iraguha igikwiriye kuko kirusha agaciro icyo usaba. Ni ijambo ry'Imana turi buze kuganiraho mu buryo hari imfashanyigisho umwuka yamaye kuza kwifashisha kugira ngo inyigisho ndi butambutse zikumvikana neza. Umwanya wayo unuza kugera mukabona iyo mfashanyigisho ngiye kuyikoresha, muraza kubyakira nk'uko umwuka bizanye. Yesu aduhana umugisha. Amen. Nari ndimo mbitegereza nicaye hariya, mbona abantu bamwe bameze nk'aho bagize ubwoba bwinshi, abandi bameze nk'aho ibibazo ari byinshi, ariko reka mbabwire ngo turi imbere y'Imana. Turi imbere y'Imana. Sifa kwa Mungu. Umunsi umwe bafashe umugore bamufata ngo yasambanye. Itegeko ryavugaga ko bari bumutera amabuye mpaka apfuye. Bamaze kumufata ngo bamushyira Yesu, cyangwa se bazi ko bagiye kumutera, bazi ko ubuzima bwe bugiye kurangira. Ariko ngo bageze mu nzira bahura na Yesu. Arabaza ngo ko mbona uyu muntu mumushoreye, ariko mukaba mumushoreye n'amabuye, byagenze biti? Bati mwigisha, uyu muntu twamufasha asambana, kandi si rimwe abikoze si kabiri, amaze iminsi abikora. Hanyuma itegeko rivuga ko agomba guterwa amabuye kugeza agize gute? Apfuye. None rero tugiye gukora iki itegeko rigize gute? Dushaka kubabwira imbaraga zo guhura na Yesu. Tuvuge ngo amen. Hanyuma Yesu ngo yuname yandika hasi, ngo yunamutse arabwira ngo utarakoze icyaha muri mwebwe
shakire mikrofone ivuga neza imba amabuye atarimo umuriro simbizi. Aravuga ngo utarakoze icyaha muri mwebwe, Yesu ashimwe, utarakoze icyaha muri mwebwe ntarambura ukuboko agire gute amutera ibuye. Uyu mugore yari yavuye mu rugo rwe yamaze kwiyakira ko ari bupfe, mu nyumve neza, yari yamaze kwiyakira ku itegeko riri bukurikizwe agaterwa amabuye, kandi nawe yari abizi neza ko yagize gute, ko yasambanye, yari abizi neza ko icyaha yagize gute, yagikoze. Ava mu rugo asa nk'uwasezeye azi ko atararukamo, ariko ndashaka kubabwira imbaraga zo guhura na Yesu. Haleluya. Ba bantu bose bari bafite gahunda yo kumutera amabuye ngo bagendeshe umugongo bibutse ko nabo ibyaha bagize gute, babikoze. Hanyuma ngo Yesu yunamutse arabwira uyu mugore, aramubwira ngo abari bakuriye inyuma bakugenzaga bari hehe? Aravuga ngo mwigisha, ndi kubabona barenga. Aramubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi, Yego. utazahura n'ishyano rirenze iryo wari ugiye kugira gute, wari ugiye guhura naryo. Ndashimira Imana itesha agaciro aho tuva igaha agaciro aho itujyanye. Kandi Imana ntabwo Imana ikurindira icyo uri cyo, Imana ikurindira icyo uzaba cyo, kuko icyo uzaba cyo kirusha agaciro icyo cyo. Man of God. Hallelujah. Narivuze ngo icyo uzaba cyo kirusha agaciro icyo uri cyo. No, aho agaciro si ibikomeye unyuramo, agaciro ni icyo uzaba cyo bisohotsemo. Hallelujah. Uyu mugore yarazamutse ageze muri karitsiye ngo abantu bari batangiye kwitiza ibintu bye, bazi ko urugo atararugarukamo batangira kubyitiza. Babonye umugore agarutse bati nyirano ndatikarame, ubu uraje? Ndati ndaje. Ya mabuye ntabwo se bayakudishya? Ati hoya kutubeshye. None se ntabwo wabikoze? Ndati narabikoze. Se wabikoze byakugerekeye? Oh, aravuga ngo nahuye n'umugabo ukomeye, nahuye n'umugabo ubeshaho, nahuye n'umugabo ubabarira ibyaha, kandi uwo nahuye nawe none ntasanzwe, ni umugabo utanga ubuzima, ni umugabo utanga imbabazi. Hanyuma barangije baravuga bati ibyawe twari twabyitije, ariko ubwo ubonetse nabyo biraje bigaruke. Bisubira. Yo. Mbibutse nugira amahirwe ugasenga hari icyo usaba Imana, Imana ikakiguha, nukibona uzakirindishe gusenga. Se muranyumvise? Nugira amahirwe ugasenga ugira icyo usaba Imana, Imana ikakiguha, nukibona uzakirindishe kugira gute, uzakirindishe gusenga. Kandi Satani nagusuzugura, ntugakora ikosa ryo kumwereka ko wasuzuguritse. Iyo Satani agusuzuguye ugasuzugurika, urasuzugurika nyine. Ngo nukuri ko Imana ngo ndapfuye, iyo uzanye ibintu byo gupfa n'ubundi uragenda. Yesu ashimwe. Amen. Buriya ntabwo Imana igikuraho ubutayu imbere y'umunyamasengesho, ahubwo Imana imutungira muri bwo. Sinzi niba muri buze kunyumva. Nugasenga wirukana ubutayu kuko nibugenda, ahubwo Imana igenda igutungira muri bwo. Dufite abantu bagiye bataruka ubutayu bagatega indege ngo bagere i Kanani vuba. Iyo ushatse gutaruka ubutayu ngo ugere mu masezerano vuba, usanga aho guhitaga mu masezerano ariho ubutayu bwimukiye ukabukorerayo. Aho kandi urakumvise? Icya kabiri, ntugasenga wirukana inyanja kuko ntabwo igenda. Igikomeye si ugukama kw'inyanja, igikomeye ni ukuboneka kw'inzira mu nyanja. Mumeze muti? Ntugasenga wirukana inyanja kuko ushobora kutagenda, ariko Imana ifite ubushobozi bwo guca inzira muri yo. Rega mikrofone iri kungora. Imana ifite ubushobozi bwo guca inzira. Imana igucira inzira aho wabonaga inzira zitaboneka. Imana ifite ubushobozi bwo kuhaca inzira bigakunda. Imana ni nyiringabo. Mu gitondo nahoze ntekereza, buri Imana ifite ubushobozi bukomeye cyane. Imana ifite ubushobozi bwo kubumba umuntu ikamubumbira mu wundi, ariko ntimuhe raporo yaho igejeje. Murabyumvishe se? Imana ifite ubushobozi bwo kurema umuntu ariko ikamuremera mu wundi, ariko ntimuhe raporo yaho igejeje. Munyaganyezo mbwire ngo izo ni imbaraga z'Imana. Power. Imana iguhereza igikwiriye. Kubera iki Imana iri buguhe igikwiriye kurenza icyo waje gusaba? Ushobora kujya gusenga ubwira Imana ngo iguha kawunga, igahita ikubwira ngo ngukuriyeho urupfu, uwapfuye ntarya kawunga. Imana ikumera igikwiriye. Amen. 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 Imana iguhereza ikigize gute? Imana iguhereza igikwiriye kuko kirarusha agaciro
icyo usaba. Yesu ashimwe. Tuza guhera mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni Luka wacyanditse yandikira Theophile mu gice cya mbere, ageze ku murongo w'8. Ndagira ngo tuze guhera muri kino gice cya mbere tugere mu gice cya gatatu twasomye, hanyuma tuze gusenga. Ku murongo w'8 hari ijambo rivuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ngo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, ariko ntimuzaguma i Yerusalemu gusa, muzajya ariko muve n'i Yudaya mugere n'i Samariya, ariko kandi muzagera ku mpera z'isi kubw'umwuka. Muze kuniza amatwi munyumve neza. Ubundi ntukajya usenga usaba visa. Visa ni umwuka, ahubwo icyo utarabona ni icyo ujyana. Sengera icyo ujyana naho visa turayifite. Yaravuze ngo muzagera no ku mpera y'isi, muzagera ku mpera y'isi. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Iri ni isezerano Yesu ari guhereza. Igihe cyo kugenda cyari kigeze. Aravuga ngo ikiba kizima nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazagira gute? Nintagenda umufasha ntazaza, ariko ningenda nibwo umufasha azagira gute? Azaza. Icyambere azakora, wazatsinda ab'isi abemeza iby'ibyaha byabo. Kabiri, wazabashoboza gukora ibyo nsize nagize gute? Umufasha. Yamwise umufasha. Umufasha ni iki? Umufasha ni umuntu ugufasha kugira ngo ukore, ariko ibyo ukora ntibikuvunire wenyine. Niyo mpamvu ubusore bukumi ugashaka uwo mubana, ni ukugira ngo doko ibyo ukora ubikora utagira gute? Ubikora utavunika. Umufasha. Ndashaka kubabwira ibintu bigera kuri bitatu umufasha akora. Icyambere umufasha akora, aguhindurira izina. Aguhindurira iki? Iyo wamaze kwakira umufasha aguhindurira izina. Uyu mwanya mushumba kumamagara. Yesu ashimwe. Uyu mwanya mushumba ashobora kumamagara akavuga ngo rubyongwe no gutuma mikrofone rero iyo ngo ntabwo uri kuvuga nayo yagenze bitaba. Yes. Uyu mwanya mushumba ashobora kumamagara akavuga ngo rubyongwe no gutume ruki. Sifite ubushobozi bwo gusakuza ngo nuko anyise Rubyogo. Kubera izihe mpamvu? Nemerewe kuyitwa kubera ko ntabwo ayo mazina nemerewe kuyitwa kubera ko simfite iki? Simfite umufasha. Ariko umunsi namaze namaze kubona umufasha nitwa umugabo, ntashobora kumamagara ngo ambwire ngo mva Rubyo, arambwira ngo mva mugabo. Sifa kwa Mungu. Kintu cyamera umufasha akorera umuntu wamuhawe nuko amuhindurira izina. Munyaganyezo ubwire ngo ukure gutunga umufasha akaguhindurira izina. Ukure gutunga umufasha akaguhindurira iki? Ukure gutunga umufasha akaguhindurira izina. Hanyuma rero iyo umuntu atarakira umufasha aba ari iki? Aba ari umwana. Aba ari iki? Muze kuniza amatwi ndavuga ibintu bikomeye muri iteraniro. Iyo umuntu adafite umufasha aba yitwa, ubu uyu munsi wamamagara umwana nkaza, ariko biragoye kubona umupapa nkuriya wambaye impeta mwumva kado abazimu bashya. Umufasha. Hari ibintu bigera kuri bitatu biranga umwana. Icyambere, umwana ntabwo yize. Umwana ntabwo ushobora gusanga ari kurira, akarira ari gusaba biswi, ukamubwira ngo mwana wanjye ngiye ku isoko biswi ndayikuzanira. Wagenda umaze kurenga umuryango umwana akongera akarira. Uyu mwana arijijwe n'iki? Kandi icyo yasabaga wakimwemereye nuko atizera. Aba bana nabo turabagira mu rusengero, mu itorero turabagira. Imana ikavuga ngo humura mwana wanjye nzakugirira neza, humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, ariko ijwi ribikubwira ryagenda ukongera ukarira. Uri umwana, ntabwo urakira umufasha, uracyari umwana. Cya kabiri kiranga umwana,
umwana aririza. Umwana agira gute? Aririza. Na gatatu, ufashe umwana uri munsi y'imyaka 5 ukamukuramo imyenda yose, wamara kuyimukuramo ukamushyira hano yambaye ubusa, hari abagacuranga, yabyina cyangwa ntago yabyina? Yabyina cyangwa ntiyabyina? Uzi impamvu abyinnye? Wowe babikoze wabikora? Impamvu abyinnye kandi yambaye ubusa nuko ari umwana. Umwana nta soni agira. Nuzagira ikibazo nubona umuntu w'umubyeyi, ukabona umuntu ukuze, n'umunyamasengesho, n'umuririmbyi, n'umukristo, n'umuvuga butumwa, ukabona kwiyambika byamunaniye. Umwana ntazi kwiyambika, ari igikabutura yicisha mu mutwe. Ndabagira ne? Kabona umuntu umuririmbyi, n'umunyamasengesho, ariko yambaye ijipo yakuze ijya hejuru. Yajya kwicara bigasaba ko aba yitwaje agakapu ari bukingeho. Uri umwana ntabwo uramenya kwiyambika. Keneye umufasha ugukura mu bwana ugakura. Umwana asagira isoni. Murakoze. Uyu munsi kamvuge ku ka gatatu nihute. Ko ndumva umuntu uri kurinjya ndashaka kuvuga ibintu byinshi. Nuko mikrofone ziri kungwa nimba ari amabuye ntago nzi ikintu mwabuze mwebwe. Ndaberukana mwese. Icyakane, uyu munsi pastor ashobora kuvuga ngo ndashaka ko abantu bakuze bari ni inama. Abantu bakuze baze gusigara tugirana inama. Uramutse uri mu rusengero uri umuhungu cyangwa uri inkumi, imvi zaraje ariko udafite uwo mwashakanye, udafite umufasha, muri icyo cyiciro ntusigara nubwo wameze imvi. Ekute, kambisubiremo. Ushobora kuba ufite imvi, witwa umuhungu cyangwa witwa inkumi. Uranyumvise hano? Aza kuvuga ngo abantu ngo bakuru basigare, abantu bakuru basigare, ntushobora gusigara nubwo ufite imvi. Ntabwo urivuga ariko rwose ngo nanjye ngo ndi mukuru. Ijwe n'iki nta mufasha, uri umwana. Kabisobanura mu buryo bw'umwuka. Kuba umaze igihe mwitorero imvi zaraje si igisobanuro cy'uko ukuze niba nta mufasha ufite, uri umwana. Kigaragaza ko wakuze nuko twabonye waruzuye umwuka wera. Nawo uri umwana. Kwere gutunga umufasha nk'ikimenyetso kigukura mu bwana. Yesu ashimwe. Hanyuma mu gice cya kabiri cy'igitabo twasomye cy'ibyakozwe n'intumwa, Bibiliya iravuga ngo bari mu cyumba cyo hejuru ngo bahuje umutima. Bose bari hamwe bahuje iki? Ari mu mwaka wa 33 nyuma ya Kristo. Bari bategerereje mu cyumba cyo hejuru. Hanyuma hari ku munsi mukuru w'umuganura. Hari hateraniye abantu baturutse mu bihugu bitandukanye baje mu munsi mukuru, ariko ngo bari mu cyumba cyo hasi. Umwuka wera ubatungura umeze nk'umuriri uvuye mu ijuru, ngo buri wese ahabwa kuvuga ururimi rushya. Hanyuma abantu bari mu cyumba cyo hasi batungurwa no kumva abari mu cyumba cyo hejuru bavuga indimi zitamenyekana, ariko ngo bakavuga indimi ziturutse mu bihugu by'abo bantu baje mu munsi mukuru w'umuganura. Ngo babyumvise bibaza impamvu abantu bari kuvuga indimi ziwabo kandi atari kavukire. Umwe arasohoka muri icyo cyumba cyo hasi, ngo arararama arababwira ngo bagabo, mwasinze inzoga bwoko ki? Petero arasohoka amaze kuzura umwuka wera. Tuvuge ngo amen. Uyu mwuka wera si uw'ubwoba no gutinyuka. Petero arasohoka, ngo asohoka afite gutinyuka kwishi. Aravuga ngo wa undi mwishi, wa undi mwishi. Aravuga ngo iyi ni isaha ya gatatu y'umunsi, ntidushobora kunywa isaha ya gatatu, ahubwo wa undi mwishi mumubambye ku musaraba niwe ukoze ibi ngibi mureba. Tuvuge ngo amen. Urakeneye kuzura umwuka wera. Mu gice cya gatatu Bibiliya yavuze ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, basaba ngo bamuhe. Wakibaza ngo ninde usabye Petero na Yohana? Cyari kirema, cyari kimaze imyaka igera kuri 40 kimugaye ubugomba mbenge. Imyaka 40 umuntu ari mu kibazo aba yaramaze kwiyakira. Uyu isenga
kuva muri icyo kibazo ntabwo abagisenga asaba kuva mu kibazo, abasenga asaba amaramuko y'uwo munsi. N'umuntu ari gusakuza mu kibazo uzamenye ko ari mushya, abakimazemo iminsi baracecetse. Yari yarageze ku rwego rwo kwiyakira, nasenga asaba Imana gukira, agasenga asaba ibyo kurya. Niyo mpamvu abonye Petero na Yohana niyinjire mu rusengero akaguma ku irembo kugira ngo asabe amaramuko, ntiyasabaga gukira. Hanyuma Petero ngo aramwitegereza, aramubwira ngo ifeza ntayo dufite, ntuze kwishuka ngo ugire ngo izahabu irahari, nayo ntayo. Kirema kiti nagize ngo ninjye urwaye none namwe nimworohewe, ubu nta kintu muriho. Ariko bari bambaye nk'abatambyi. Hari igihe rero Imana iguhisha muri ibyo, Imana ikagushakira akantu ko kuguhishamo ni guteza abantu. Petero aramubwira ngo noneho ubwo ibyo byose tutabifite, urasabwa gutumbira ukatureba. Kirema kiti se ndabareba mpage, ndabareba ndye, ndabareba nambare, ndabareba nishyura inzu, kubareba ndaza kubavanaho iki? Petero aramubwira ngo uturebe. Ikirema ngo kirebye inyuma kibona nta bandi bantu bari kuvayo, kiravuga ngo reka mpfe kubareba. Reka mpfe kugira gute? Petero aramubwira ngo wipfa kutureba, uturebe neza. Iyo umuntu abonye ikintu atakivunikiye agikoresha uko ashatse. Gupfa ubu dufite abantu baba bapfuye kuza, si ugupfa kuza, jya uza neza. Iyo umuntu abonye ikintu atavunikiye agira ngo byari byoroshye kukibona. Petero aramubwira ngo wipfa kutureba, uturebe neza, kuko imbaraga ugiye kutuvomaho twarazivunikiye. Twaraye amajoro baradufunze, twarakubiswe kugira ngo tuvomeho kwizera dufite. Uturebe neza. Uyu munsi umukozi wasize mu rugo ushobora gusanga yiri wafunguye amazi metero kibe zibara, amazi ameneka kubera iki? Nta zimvune yo kuntu umuntu yishyira amafaranga. Umuntu ashobora gusanga amatara yiriwe yacanye yose nayo ku muhanda akayacana kubera ko ntabwo azimvune zo gushaka amafaranga twishyura umuriro. Iyo umuntu abonye ikintu atavunikiye agikoresha ko ashatse. Njya ntangazwa no kubona abantu ugasanga umuntu asuzugura umushumba we, ukabona yamuciye amazi, ntabwo zimvune. Agiye kuramburaho ibiganza ariko ntabwo zimvune yaraye agusengera. Ngo ikirema kirangije kiravuga ngo reka mbarebe, ngo kirabitegereza. Petero arangije afata Yohana ukuboko ngo amujyana ku ruhande, aramubwira ngo hari imbaraga yatwujuje, atubwira ko tuzakora ibirenze ibyo yakoze. Ariko se wanyemerera tugabisuzumira hano? Ubwo urumva nibwo bwa izi mbaraga bahawe mu gice cya kabiri bagiye kuzisuzumisha. Petero aramubwira ngo reka tugeragereze kuri uyu turebe ko za mbaraga koko ziri bukore. Duhagurutse ikirema. Yohana ati kidahagurutse. Petero ati nikidahaguruka siko twakigize gutya. Twebwe tugerageze turebe ko izi mbaraga ziri bukore. Nigikira gikire, nikidakira siko twakigize ikirema. Ngo baragaruka, sifa kwa Mungu. Baramubwira ngo mu izina Yesu Kristo ukugire gute? Haguruka ugende. Mu kubimubwira ntiyabyumva neza. Abantu batangira kujujura bati dore babagabo ye ngo nahaguruke. Ubu si imyaka 40 amaza, ni mu mazi iminsi muhari. Buriya Imana irindiriza kuzana ibisubizo byawe kugira ngo izabizane bageze ku munsi wo guseba. Akantu muzura kumvise? Imana irindiriza kuzana ibisubizo byawe kugira ngo izabizane ku munsi wo guseba. Bifashe gutya bazi ko ibyawe birangiye. Ntabwo Imana iza mu majonjoriza kuri finale. Hanyuma kunangaza abantu batangiye kwivugisha batari ko sabagabo ntago ari abateka mitwe. Ubu ngo nahaguruke ngo mu izina ngo ryande, mu gihe bakiri kubyibazaho bazi ko bitari bushoboke, ngo babona atangiye guhaguruka. Ijambo bamubwiye ngo haguruka babona nirihagije. Bibiliya iravuga ngo Petero aramwegera ngo amufata ukuboko. Sifa kwa Mungu. Ukeneye umuntu kwegera akagufata ukuboko akaguhagurutsa. Narivuze ngo ukeneye umuntu ugufata ukuboko akagira gute? Akaguhagurutsa. Hari abakubwiye ariko ntibagufata. Ntago munyumvise. Hari ababyatuje akanwa baravuga ngo genda ucuruze turi inyuma, ariko ntabwo bagushyigikiye. Ukeneye umuntu uvuga ariko ibyo avuze akabishyira mu bikorwa. Yaravuze ngo haguruka ariko arenzaho no aranamuhagurutsa. Sifa kwa Mungu. Ngo arangije arahaguruka.
shaka tuze gusenga isengesho. Zerubabeli mu mwaka 315 bari kuva mu bunyage, yahuye n'umusozi, asenga isengesho rivuga ngo uyu musozi tuva imbere uduhinzira dutambuke. Imana irabyumva, mu kumanuka ntiyamanuka ngo ivugane n'usenze. Hasenze Zerubabeli ariko si Imana ivuganye nawe, ngo Imana iraza iramureba, iramwitegereza ngo imutambukaho isanga umusozi. Ndagira ngo Imana ize gutambuka, ise nk'igutambuka gato isanga umusozi. Imana igutambuke gato isanga iki? Mumeze mute we? Ntabwo nzi umusozi ufite, ariko Bibiliya iravuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Imana ivugane n'umusozi wawe. Imana ivugane n'umusozi wawe papa. Narimvuze ngo Imana ivugane n'umusozi wawe. Hanyuma cyama kimaze gukira, kiravuga ngo si byiza ko mita ntaha, ntago abantu bamenye imbaraga z'Imana zikoreye muri aba bagabo. Ndamutse ntashe ntinjiye kubitiwe, nshobora gutaha bakagira ngo nakiriye kuri centre de santé. Ntago nyumvise neza. Ndamutse ntashe bagira ngo nakiriye kuri centre de santé. Reka ninjira aho igitangaza kibereye. Ngo yinjira mu rusengero, sifa kwa Mungu. Yinjira mu rusengero. Akigera mu rusengero umwe ati nuza, undi ati karame. Aturaje, undi ati ndaje. Ugeze aho ute? Ati uko mwahageze. Si wowe bateruraga? Undi ati uwo bateruraga uyu munsi ari kwigenza. Uwo bateruraga uyu munsi ari kwigenza. Uwo bateruraga uyu munsi ari kugira gute? Hari akantu utoyemo se? Uwo bateruraga uyu munsi ari kugira gute? Munyagangeze umubwire ngo Imana igukize mu cyiciro cy'abigenza. Haleluya! Imana igushyire mu buzima bwo kwigenza, bagufashe hasi wishyire mu buzima bwo kwigenza. Nuza si wowe bateruraga, undi ati ni ngewe. None ubu uri kwigenza, undi ati ndi kwigenza. Oya se, none se si wowe wajya kujya guhaha ugahahira muri envelope no mu gasashe? Nirukanye ibintu byo guhahira muri envelope abazimu bashya. Si wowe wajya kujya guhaha utwaye mu gafuka k'ijana, none usigaye wajya guhaha ugatega kavero ugashaka umumotari n'umukarani inyuma. Ngo arangije arabatungura aravuga ngo ni ngewe. Baramubaza ngo none kumaze iminsi ku irembo ukizute? Niki gitumye ngiye kuvuga ibintu biryoshye muri literane. Ukizute dukurikije uko twari tukuzi, ukizute? Ikirema kirababwira ngo igitumye nyira. Hari abagabo babiri ebye, kubareba gusa mise mbavomaho imbaraga zimesha guhaguruka. Umwe ati none se urebye nde? Ati ndebye Petero na Yohana. Mwese Petero na Yohana ko maze iminsi mbareba rubaga imandika bitaragiye. Arababwira ngo impamvu mwabarebye nabi nge nabarebye neza. Mwabarebye nabi nge nabarebye neza. Petero yabwiye iki kirema ngo iki? Yarakibwiye ngo usabye ibyo kurya, usabye ifeza, ariko ibyo usabye ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndashaka mu nyumve neza. Ndumva nanjye kwinjira mu kirere cy'ubuhanuzi bukomeye. Usabye icyo ntafite, ariko hari icyo nitwaje, kandi icyo nitwaje ngize agahinda, nsanze muri wowe atari cyo waje gushaka. Ekute, hari icyo nazanye, ariko icyo naje ntwaye wowe si cyo cyaguhagurukije, ariko icyo waje ushaka kiri hasi y'icyo naje ntwaye, kandi icyo naje ntwaye ntabwo ufite imbaraga ziguhesha kucyakira, ariko icyo waje gushaka kirarushwa agaciro n'icyo naje ntwaye, kandi icyo naje ntwaye kiragukura ku rwego rwo guhora usabiriza kigushyire ku rwego rwo kujya guhaba. Kiragukura ku rwego rwo guhora usabiriza kigushyire ku rwego rwo kujya guha abandi. Hari ibintu wumvise se? Arangije aramubwira ngo fata umuntu mwegeranye ngo amubwire ko nukuntu ngiye kukubwira. Mubwira ngo nusaba umuntu ikintu akakubwira ko ntacyo afite aho ngaho, uzamubwira guha icyo afite kuko gishobora kurusha agaciro icyo wamusabaga. Yesu aguha umugisha. Ushaka gusaba umujumba akakubwira ngo ntabyo kandi yifite y'umuceri, mubwire ngo micyo ufite
Yesu ashimwe. Kuba hari icyo wasabye Imana ntikiguhe si uko kidahari. Sifa kwa Mungu. Ndashaka mvuge kuri ibi bintu bigera ku 10 ari naho ndaza guhita nsoreza. Ibintu 10 bizakwereka ko Imana igufite ku mutima. Buriya Satani ntashobora kukubuza kuzura umwuka wera, ntashobora kukubuza guhanura, azakubuza kwera ibyo wahanuye. Uranyumvisha? Ntabwo Satani azakubuza kugira gute, ahubwo azakubuza gushyira mu bikorwa ibyo wahanuye. Ariko ndashimira Imana yitabira inama zose batayitumiyemo kandi ikicara imbere. Ikicara he? Ariko igataha idatanze igitekerezo. Niyo mpamvu uzajya gusenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ntuze guca haruguru y'inzu uce munsi. Haruguru bahagutegeye. Burya Imana yari ihari. Ndashimira Imana ko yari ihari. Sifa kwa Mungu. Mu bintu 10 bizakwereka ko Imana igutekereza waba utinze mu icyambere. Nubwo waba utinze hehe? Hari igihe umuntu atinda mu kibazo akagira ngo Imana yaramutaye. Ntabwo Imana yagutaye, Imana iracyari kumwe nawe. Ahubwo hari ibintu bigera ku 10 mu Kristo agomba kunyuramo. Narababwiye ngo nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana. Ntayihari. Umugisha w'Imana ubupfunyitse mu mahwa bigusaba gushinyiriza. Ikintu cya mbere kizakwereka ko Imana igufite ku mutima, iraguhamagara. Igira gutera? Imana iraguhamagara. Ndashimira Imana ko yaduhamagaye. Ndabinyuramo nihuta. Icya kabiri kizakwereka ko Imana igufite ku mutima, iragutoranya. Igira gutera? Iraguto. Ndashimira Imana ko yadutoranyije. Umviriza neza. Ndashimira Imana ko yadutoranyije, ariko ikadutoranya nta muntu ibajije. Iyo babaza ntago bari kubyemera. Haleluya! Iyo babaza ntago bari kugira gute? Iyo babaza bari kwanga Margarita ni ufite amangazina akomeye. Ndashimira Imana ko yadutoranyije nta mwirondore tubajije. Ibintu umfashe ubyumve neza. Icyambere iraguhamagara, icya kabiri ikagutora. Ntago bahamagawe bose bari mu batoranyije. Icya gatatu irakweza. Igira gutera? Irakweza. Icya kane iragutuma. Igira gute? Iraguhamagara, ikagutoranya, ikakweza, ikagutuma. Ntiyakora ikosa ryo kugutuma itarakweza. Kirazira. Irabanza ikakweza ikagutandukanya na karande ziwanyu, yarangiza ikagira gute? Ikagutuma. Ndashimira Imana ko turi intumwa z'Imana. Icya gatanu kiraryoshye kandi kirakomeye. Icya gatanu kizakwereka ko Imana igufite ku mutima. Urarwanywa cyane ariko ukanesha. Urarwanywa cyane ariko ukagira gute? Ukanesha. Nubona abantu bakurwanyije aho utuye, aho ukorera, aho wiga, aho ucururiza, ukabona abantu bakurwanyije, ntuzagira ikibazo. Impamvu bakurwanyije baba babonye igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Inzu idafite ubutunzi harabarinzi, inzu itabitse ibintu by'agaciro. Hari umusirikare bahashyira, hari umusekirite bahashyira. Inzu ifite ibintu by'agaciro irasurwa cyane, kandi ntisurwa na ba nyirayo n'abayibikijemo, isurwa n'ingegera n'abazimu n'iki byose. Ariko ndashimira Imana ko itakora ikosa ryo gusiga iyo nzu idafite umusirikare uyirinze. Nubona abantu bakurwanyije aho utuye, aho ukorera, aho ucururiza, uzajya witwara nka dende. Impamvu bakurwanya baba bagutinye. Babwira ikintu gikomeye, nta muntu wakurwanya utaramurushije. Umuntu wese ukurwanya nuko uba ufite ibyo umurusha. Nta wakurwanya utaramusize. Impamvu bakurwanya nuko wabasize, warabasize. Impamvu bakurwanya nuko inyenyeri yawe yatse. Ntabwo Herode arwanya abana bose b'abahungu bavutse, arwanya umwana w'umuhungu uvuka inyenyeri kaka. Ngeze ku cya gatandatu kizakwereka ko Imana igufite ku mutima. Usimbuka impfu nyinshi. Usimbuka impfu nyinshi. Wasimbutse zingahe? Usimbuka impfu nyinshi. Nubona uri kugenda usimbuka impfu nyinshi, uzamenye ko Imana igufite ku mutima. Urazisimbuka. Usimbuka impfu zingahe? Reka mbisobanure ubyumve neza. Ko wambuka kaburimbo ntibakugonge, si uko wavukiye ku muhanda w'umukara. Benshi muri mwebwe muri abavantara, ariko ndashimira Imana ko dusimbuka impfu nyinshi. Reka mbisobanure mu kindi Kinyarwanda. Umuhanga avuze ngo iki? Iyo umuntu agiye kuryamba aba ameze nk'ugiye mu rupfu. Muremeranywa nanjye? Aba ameze nk'ugiye he? Ninde woroye inka uri hano mu iteraniro? Umuntu woroye inka ari he? Aha. Mama, iyo wajyaga kuryama inka wayirarazaga imbere y'uburiri. Irara hehe? Epfiriya mu kiraro. Uzi impamvu? Ndaje nyikubwire.
buriya iyo umuntu agiye kuryama umuhanga yaravuze ngo umuntu aba ameze nk'ugiye mu rupfu. kuba inka warayisigaga hanze wabaga uvuga ngo wasi we sigarana ibyawe, ngiye mu rupfu ningira amahirwe nkagaruka ndasubira kukuragira. N'ikimenyimenyi murara imyenda muyimanitse, imama muyimanitse mukayambura, mama uvuze ngo wasi we tusigarana ibyawe nta myenda twazanye tugiye mu rupfu, nitugira amahirwe tuzagaruka tukambare. Ndashimira Imana ko tujya mu rupfu tukongera tukaruvamo. Imana idusimbutse impfu zingahe nyinshi. Nazo wasimbutse se kuba waragiye kwa muganga ukabyara umwana ukamucyura ari muzima ugira ngo n'ubuhanga bw'umuganga wakubyaje? Reka reka, hari abagiyeyo barapfa kandi umuganga wababyaje ari umwe. Ni umugambi w'Imana wakuvanyeyo. Ndashimira Imana iyo umuntu ari mu mugambi wayo asimbuka impfu nyinshi. Ngeze kuri 7, icya 7 kizakoreka ko Imana igufite ku mutima kiraryoshye. Imana irakwigisha, Imana irakwigisha. Ndashimira Imana ko izi kwigisha abantu bayo. Narivuze ngo ndashimira Imana ko izi kwigisha abantu bayo. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutuma uri umusivili tarakwigisha. Imana irabanza ikakwigisha ugafata amasomo. Ndetse kumbwira nari ngeze hano Nyabugogo ati Dani ni Karame, tinukuri ko Imana ndapfuye, tamashuri y'Imana nanyishe, tidaraho nahereye niga maze igihe niga ariko byarakomeye ndumva ngiye gupfa. Urapfa se uramupfanye iki? Naramubwiye ngo wisakuriza abandi banyeshuri mu ishuri turi benshi. Hari igihe umuntu yiga akagira ngo mu ishuri arimo wenyine, ntabwo wiga abanyeshuri ni benshi mu ishuri. Gabanya urusaku mwarimu atagusohora, utegetswe kwiga. Hari ishuri ry'umunyeshuri umwe mwabonye se? Guma mu ishuri. Kandi reka mbabwira hari abiga bayo hari nabiga bata. Biterwa naho wiguba. Umunyeshuri wiga bayo ntabwo atera ipasi, ntabwo arya inyama muri weekend, ntabwo asohoka buri munsi. Umunyeshuri wiga bayo ntabwo asurwa buri gihe, ikigo gishyiraho umunsi wo gusurwa. Umviriza neza. Ariko umunyeshuri wiga ataha ajya kureba umupira kuri stade agasohokana n'abandi, akenda kasohotse arakamenya ko uwo munsi akakambara kubera iki gihe gataha, ariko ufite amahirwe make azatsinda kubera agira ibimurangaza byinshi. Umviriza neza. Umunyeshuri wiga bayo ntasurwa buri gihe. Pastor nararwaye maze kurwara muri korali y'abantu 30 nta numwe wasuye. Wigubayo iyo uri ku ishuri uragira ngo usurwe nande mwarimu atatwemerera kugera mu kigo. Wigubayo rwose narwaye ndiri rwose muri ni hakore ntago bakundana ngware koko naranabyaye ntagakoma. Uri kwigubayo, reka gusakuza. Uri kwigubayo. Iyo wigubayo ntago diregiteri atanga uruhushya rwa buri munsi. Wigubayo. Bariza umuntu mwagiranye ngo ubayo cyangwa urataha. Umva iyo umunyeshuri yiga bayo ikute. Biriza neza. Iyo umunyeshuri yiga bayo Bibiliya irabisobanura neza. Bibiliya irabanga Imana ishiri kuzimu ariko kandi kagira gute? Iri jambo muziki risobanura ikuzimu murahazi se? Ikuzimu ni ahantu mutazi. Iyo umuntu ari ikuzimu rero ushobora kunyura ku muntu agasuhuza abandi 30 wowe akagutaruka, ntabwo yakubonye uri ikuzimu. Iyo uri ikuzimu batanga invitation niba yiguhereza ubahikisha. Ikuzimu nta mafaranga abaye. Ngariko se marigari bakoze ubukwe ni bama invitation umuhikize. Uri kwigubayo. Gabanya urusaku rero ngo ntabare ngo rwose ngo nta muntu usura ngo byarayoberanye. Uri kwigubayo, diregiteri yatwimye uruhushya rwo kuza mu kigo. Kwigubayo. Umuntu Imana ifite ku mutima igira gute? Iramwigisha. Reka mvuga haleluya, reka mvuga kandi ngeze kuri kanga abantu bankurikiranye. Ngeze ku 8. Icya 8 kiryoshye kubi. Kandi ndabizi mukunda inkuru mutikagira inkuru rero. Nako ndaje nkavuga. Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Umva icya 8 ko kiryoshye. Muri kundeba nk'abantu bashaka ko cyumva ariko Mana nuko icya 8 Imana iraguhisha. Imana iraguhisha. Imana yigufite ku mutima iraguhisha. Teza abantu iraguhisha. Donc ubundi iragukubita ariko ikagukubitira hakinze. Ntabwo Imana igukubitira harangaye. Umaze iminsi ku nkoni ariko yagukubitiye hakinze. Nashimira Imana ko izi kuduhisha. Imana izi kugira gute? Mubwire ngo mujye itaragukuraho yaguhisha wisakuza batakuvumbura bakakumerera nabi. Iyo yaguhishe ntabwo usakuza. Gabanya ibintu by'urusaku mwarimu atagusohora. Ndashimira Imana ko iduhisha. Muzima biduhisha nyibabwire. Inzu yose ifite agaciro iyo bagiye kuyubaka. Ni ikosa rikomeye kuyubaka utashyizeho korutire. Mwarabibonye? Muzi icyo bisobanuye? Icyambere aba ari ukugira ngo inyubako yubakwa aho ngaho itazavogerwa. Giba mwari muri kunyumva. Kugira ngo itazagira gute? Hinjira umuntu wahawe iki?
ubu nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gusenya inyubako Imana iri kukubakamo atahawe uburenganzira. Icya kabiri, kubera iki ashyiraho korutire? Ni ukugira ngo ibibera mu nyubako imbere abari inyuma batazamenya ibiberamo. Ndashimira Imana ko itwubakira imbere, inyuma ntibamenye byabaye. Icya gatatu, ni ikosa rikomeye kugaragaza iyi nyubako utarashyizeho icyo bita igishushanyo mbonera. Ni ukugira ngo doko abahanyuze bose bazamenye inyubako izavukamo nubwo batayiruzi. Uyu munsi bakuruzi bijagaraye, vango birajagaraye, ariko amabati navaho bazabona inyubako Imana yari iri kubaka muri wowe. Muri kunyumva mutubona? Uyu munsi barabona ikamwe agapantaro ni kamwe, ni ukubera iki? Uracyari mu nyubako. Ariko igishushanyo mbonera iyo umuntu yamaze kukibona, ubundi Satani abona icyo uzaba cyo wowe utarakimenya. Donc igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe bw'ejo yarakibonye wowe utakizi, ahagurukira kukurwanya. Ariko umwanditsi uravuze ngo nzi yuko Imana ishobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yose. Babwira kandi iyo ugize amahirwe bagakingura muri chance yukinjiramo, usanga ari inyundo ziri kuvugirayo bagira gute, abandi bari kuvanga amasima. Impamvu Imana yashyizeho korutire ku buzima bwawe ni ukugira ngo batumva urusaku rubera muri wowe. Ariko nyuma y'urwo rusaku, izo nyundo ziri kukuvugiramo, muri nyuma ntago bari kuzumva, ariko nyuma y'inyundo harimo inyubako. Ngeze ku cyakangaye ngo soze. Cyakende kizakwereka ko Imana igufite ku mutima ko kiryoshye. Uzamuka mu ntera uko bukeye nuko bwije. Ugenda uzamuka mu ntera. Nta ministeri ukoramo, ucuruza inyanya biri gudandaza, ariko bakibasema Margarita ko yambaye igitenge kizama, bra mukobwa gikuzimu harabisambanira. Kumbi iyo uri umwambasaderi w'igihugu ntabwo utungwa n'igihugu ukoreramo, utungwa n'icyakohe. Ntabwo utungwa igihugu gire gute? Ubu umwambasaderi w'u Rwanda uri muri Canada ntabwo atunzwe na Canada, atunzwe n'u Rwanda rwamutumye. Natwe dufite ijuru ryadutumye n'ahangaha, rigenda ridutera inkunga. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana, ijuru rigenda rimutera iki? Inkunga. Twe turi naha turi abambasaderi, inaha si iwacu turi abashyitsi. Umuntu uri mu mugambi w'Imana, Imana imutera inkunga. Agenda atungurana, agira ngutera, agenda atungurana. Icya 10, umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana. Icya 9, azamuka mu ntera uko bukeye nuko bwije. Icya 10, aratungurana. Nkwifurije gutungurana uyu mwaka utari warangira. Narivuze ngo nkwifurije gutungurana uyu mwaka utari wagira gute. Donc hari ubuzima abantu bakuzimo, ariko Imana iguhereza igukorera ikintu kizayitirirwa. Kizagira gute? Njya ntangazwa no kubona umuntu aje gushima Imana hano, ngo ndashimira Imana, ngo nukuri ngo rwose ngo nari mfite inyubako, ngo Imana ngo yangiriye neza, ngo inyubako yaruzuye, ngo nshimye na Margarita, ngo na John, ngo na Pauline, ngo baramfashije bama ku matafari. Ntabwo iryo shimwe Imana iryumva. Imana ntikunda ishimwe uza kuyishima ugashyiramo abantu. Imana igukorera ikintu kiyitirirwa. John uzenga umuto umushyire mu rugo. Ntabwo Imana ikunda umuntu uzana agashimira Imana yarangiza agashyiraho na John. Ntabwo Imana ifatanye ishimwe na John. John ashimwe ukwe ukamushyira umutobe mu rugo. Sifa kwa Mungu. Imana ikintu kiyitirirwa mu izina rya Yesu. Imana iguhereze gutungurana mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Narimvuze ngo Imana iguhereze gutungurana mu izina rya nde? Rya Yesu. Mwanyemerera mbisabye Sanzuri mwiza, Mana we sanzuri mwiza, ewe ma ona sanzu ugira neza, Mana we sanzuri mwiza, ewe Mana. Sa 15, 16, 15 haravuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Amen.
mubonye bigenze bite? Yesu ashimwe. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ari buri buze kubatangaza yewe. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Nahawe ubutumwa bukomeye. Ijambo rya mbere, mbariza umuntu mwagiranye ngo umwambaro wambaye umeze ute? Nta kizinga kirimo. Ijambo rya kabiri, iri cupa ryari ryuzuye fanta. Murabona ibisigayemo ahantu bigeze? Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mufite amasezerano menshi mwahawe, mufite ibintu byinshi mwabwiwe byari byuzuye, ariko mumaze iminsi mugendera mu ngeso zitari nziza, mwakoze ibyaha birangije bibinjiramo, bituma amasezerano aho yari arava amashyiramo. Dore musigaranye ubucagate nguko. Yesu we tubabarire Mana. Nahawe ubutumwa bukomeye bwo kubabwira. Ndabwirwa ngo mbabwire mufate amasengesho musenge kugira ngo mwongere mwuzurizwe, kubera ko amasezerano yanyu aracagase. Nagize ikibazo, mbona abantu bafite amagi bagenda babyina ngo bafite amagi. Nabonaga buri muntu wese afite amagi 50, akagenda yishima ngo afite amasezerano. Igihe cyo kuyamena natunguwe no gusanga ntagira izima ryari ririmo. Mbariza umuntu mwagiranye ngo uracyuzuye cyangwa icyaha cyatumye bivamo? Yego rata. Uyu n'umunyu mfashe mutaza kugira ngo nibindi nkoresheje. Dore n'umunyu nkoresheje. Mfashe uyu munyu nkushyira muri ino cupa ryari ririmo fanta ya coca. Umunyu maze kujyamo, fanta yizamura. Mubonye njye mwabonye ncurika icupa niyizamuye. Nguko uko abarokore muri ino minsi bameze, ibyaha byinjiyemo byinjira mu masezerano yanyu, amasezerano yivanamo. Icyo ni ukuri. Kabiri, nabwiye ngo mbabwire ngo aho mwakoreye icyaha niho Satani, niho Yesu yasigaye. Aho mwakoreye icyaha niho Yesu yasigaye. Aho ukoreye icyaha Yesu uhamusize utaha ntawe. Ongera mbarize umuntu mwagiranye ngo biracyuzuye cyangwa byaracagase? Uracyuzuye cyangwa byaracagase? Imbabazi Mana we. Iyo kantu kankurireho, ngwino kankurireho kana. Umuntu wese araza gufata umwanzuro, arebe icyaha yakoze cyangwa se arebe ingeso mbi amaze iminsi agenderamo zatumye amasezerano yipakurura akazamuka akavamo, ukaba ugenda nka uzi ko amasezerano acyuzuye, ariko icyaha kimwe wakoze cyatumye bicagata. Ngira agahinda kenshi k'abantu ugasanga umuntu ari mu rusengero ngo rwose ngo Imana imbabarire ngo nacumujwe n'amasezerano. Ijya kujya guha hari icyo wayihaye? Yagucumuje ate? Ngo rwose yatinze gusohora. Impamvu yatinze gusohora, Imana yagiraga ngo irebe ko aho izagusanga ariho yagusize. Ijambo rya kabiri, yambwiye ngo hari abantu bamaze iminsi basenga basaba, ariko ngo amaboko yakira bayashyize mu mugongo. Hari ibintu ngo abantu bakiriye, hari ibintu abantu bafite mu ntoki bakiriye bitavuye ku Mana, banze kubifasha hasi. Iyo Imana ije kubahereza babura uko bakira, kubera ko ngo hari ibintu bujuje mu maboko yabo. Yego. Nabonaga abakristo bari mu rusengero ariko amaboko azirikiye inyuma. Nabonaga amaboko y'abantu azirikiye inyuma. Bakakira gutya, ariko bajya kwakira amaboko nkabona hisa ajya inyuma. Kubera iki nambaye iyi kanzu? Iyi kanzu mwese mwayibonye? Murabona ntaberewe? Mubwire ngo danaraberewe. Danaraberewe. Ntushaka kubimubwire cyangwa ubireke. Ko mberewe se? Ndaberewe nubwo nimba nabyambaye mbicuritse ntago mbizi. Ariko witegereze cyane. Nabwiwe ngo nze mbabwire ngo umuntu wese arimbisha ikanzu ye, umuntu wese arimbisha umwambaro we, ngo kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo umukwe ajyane umugeni. Nabwiwe ngo abageni cyangwa se umugeni yirimbishe kuko igihe cyo gutaha kirasohoye. Ndabagira nte? Umugeni aratashe we! Umugeni aratashe we! Umugeni aratashe we! Nabwiye ngo mbabwire ngo umugeni aratashe, ariko ngo mbabaze ngo ikanzu ntabwo irimo ikizinga. Ese ngo iyo umugeni amaze gukobwa hakurikiraho iki? Nabwiye ngo iyo umugeni amaze gukobwa ngo agura ibirongoranwa, akagura ibyo azatahana mu rugo rwe.
ngo kandi agakomeza akirimbisha. Nagiye mwereka mbona abakobwa, umukobwa ndamugereranya n'itorero, mbona barasabwe ariko nyuma yo gusabwa ntibasuye muri dushe gukaraba. Nabonaga baragiye basadagurika hano inyuma ku gatsitsino ku buryo washyiramo n'igiceri cya veni kigakwirwamo. Ndangije ndabaza nuriya mukobwa ko asa nabi arataha ubukwe gute? Ndabwirwa ngo yamaze gukobwa ntiyasubira kwirimbisha. Umugeni aratashye, umugeni aratashye kandi umugeni tarabistifasika kandi umugeni aratashye. Nimundebe hano umugeni aratashye. Ese umwambaro wawe urimo ibizinga cyangwa umwambaro wawe urafuze? Ese aho ntabwo umwambaro wambaye uri kugaragaza ubwambure bwawe? Bibiliya yavuze ngo dore ndaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Nabwiwe ngo umuntu wese yamaze gukora icyaha ngo umwambaro yambitswe akimara gukizwa aba awiyambuye ngo isoni ze zikagenda zigaragara, ubwambure bwawe bukagenda bugaragara. Narabwiwe ngo Imana yahamagaye umwe mu baremwe bwa mbere Adamu, iramubaza ngo ko nakubona mu ngobyi uri hehe? Ngo arasubiza ngo natinyishijwe nuko nambaye ubusa ndihisha. Ni iki cyatumye wambara ubusa? Nabwiye ngo mbabwire ngo aho umuntu amaze gukorera icyaha ahava yambaye ubusa, ntabwo aba acyambaye. Abakubona mu isi y'umwuka bakubona wambaye ubusa, wambaye ubusa. Umugeni aratashye ariko kandi umugeni aratashye. Batise mukobwa kutagikaraba byagenze gute? Narasabwe. Batise mukobwa kutakiza mu masengesho y'itatu, kutakijya muri nibature, kutagitanga icya 10 n'amaturo byagenze gute? Narasabwe. Ariko nyuma yo gusabwa urakomeza ukirimbisha kuko umukwe ntazagutwara umusatsi warakwereyeho. Mumbarize ngo ikanzu yawe imeze ite? Ntabwo ikwambitse ubusa. Umugeni aratashye. Ndagira ngo dusenge. Dore nzaza nk'umujura. Yambwiye ngo mbabwire ngo agiye kuza nk'umujura. Ngo wahirwa uba maso, si ukurara mukanuye. Kuba maso ni ukwiyeza, ugahora wiyeza kandi ukamenya guca bugufi wakoze icyaha, ukamenya kwiyeza kugira ngo umwambaro wongere ugaruke. Ariko kugenda utihariye utatuye ukamenya ko wakoze icyaha, usohoka wambaye ubusa, ubugiye wambaye ubusa. Imana yambwiye ngo irabareba ikabona harimo abambaye ubusa ngo nimwongere mushaka amakanzu yanyu. Hari aho mwayatakaje, bamwe nabonaga amakanzu yabo baragiye bayafata bakayashyira muri garderobe, sinzi uko mubyita. Nkabona bari gufata amakanzu bayahunguraho ivumbi. Mwataye imyambaro muyibika ahantu, kandi imyambaro mwataye yambikaga isoni z'ubwambure bwanyu. Kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe, mwahagurutse tugasenga. Ese ikigukwiriye ni iki? Urumva ikigukwiriye uyu munsi ari iki? Suko winginga Imana ikakugirira imbabazi? Suko winginga Imana ikakugirira imbabazi? Ese utekereje, urabona nyuma yo kuba maze gukobwa wakurikijeho iki? Ntago waba arateye Imana umugongo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye gucyura umugeni wayo. Ndabwira bari hano turi gusenga n'abadukurikiye ku isi yose ko Imana igiye gucyura umugeni. Ariko se ngo uzataha wambaye cyangwa uzagenda wambaye ubusa? Ese ntabwo ikanzu yawe nubwo uvuga ko uyifite ntabwo yajemo ikizinga, nyamara wayihawe itarimo ikizinga. Ariko dore hajemo ikizinga, ariko umugeni aratashye. Ndashaka kubanza gusengera aba bantu. Ndashaka kubanza gusengera aba bantu. Wagize amahirwe uza mu nzu y'Imana, ariko ntabwo urakizwa, ntabwo urakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uracyari mu byaha, uracyagendera mu byaha. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Iyo ugendera mu byaha nta mahoro aba ahari. Birashoboka ko ugize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo nimugahererwe ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa. Ugize amahirwe wumva ubutumwa bwiza, Imana yakuraritse kugira ngo uze kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa tuvuga nta bundi ni ubwerekeza abantu kuri Kristo Yesu. Mukareka ingeso mbi n'ibyo mwibwira kugira ngo Imana ibamurikishirize mu maso hayo. Urazamura ikiganza tugufashe gusenga ushaka gukizwa, ukava mu byaha, ukareka ingeso mbi, nuze kwihereza amahoro. Hari igihe abantu bagushuka kukishijwe, hari igihe ushuka abantu kukishijwe nabo bakagushuka kuri kujya mu ijuru. Iyo ushutse itorero ngo urakishijwe, naryo rikubwira kuri kujya mu ijuru.
bakakuryoshya ryoshya, ijuru rirahari. Ntabwo ijuru rizajyamo bambaye ubusa, ngo rizajyamo bambaye kandi bikwije. Zamura ikiganza cy'iburyo tugusenge. Ushaka gukizwa bwa mbere ukaba wumva ugize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, ukavuga ngo mfashe umwanzuro nsezereye Satani, sinzongera kumukorera ukundi. Zamura ikiganza cy'iburyo. Kandi were gutinya amaso y'abantu, abantu nta kintu bagutwara. Twese nuko twakijijwe, ugize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza. Ese uramutse utashye none wataha wambaye cyangwa wataha wambaye ubusa? Zamura ikiganza cy'iburyo tugusengera Imana. Yesu araguha umugisha. Reka twongere dukomere Imana amashyi kubwa bene data. Imana irashaka ko mureka ingeso mbi, mukareka ibyo mwibwira n'ibyo mwagenderagamo, kugira ngo muhabwe amakanzu, mwongere mwambare mwikwize, kuko umugeni aratashye kandi umugeni akwiriye gutaha yambaye. Tera intambwe wazamuye ikiganza ugira hano imbere. Wowe wazamuye ikiganza tera intambwe. Nababonye bahereza inzira aho ngaho, bahereza inzira nta kibazo. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa. Tera intambwe tugusengere. Abashoboye gupfukama murapfukama, abatabishoboye barwara amaguru nta kibazo. Nawe tera intambwe tugufashe gusenga. Ugize amahirwe wumvise ubutumwa bwiza, ariko urabizi ko watatiriye igihango, urabizi ko wagendeye mu ngeso zitari nziza, urabizi ko wagendeye mu ngeso mbi, ukibagirwa ahantu Imana yagukuye. Tera intambwe tugusengera Imana Yesu akugirire neza. Ubone ubutumwa bwiza mwumvise muri iri teraniro, kugira ngo Imana ibagirire neza. Hari ubwo yakuhagije amaraso Mesina, maro yawe irera, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso Mesina, maro yawe irera, Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso Mesina, maro yawe irera. bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro y'ibisa. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso Mesina, maro yawe irera. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso Mesina, maro yawe irera. Turaza kwinginga abashumba, abakozi b'Imana, twinginga abashumba hariya gutera intambwe mu guteba bano bantu. Turaza kwinginga umushumba w'itorero adufashe kubatuza ndetse abasengera uko byanditswe, kugira ngo Imana ibagirire imbabazi. Ndaza kubabwira ikindi cyiciro turasengera dusoza. Yesu abahe umugisha. Reka mbasabe beguke, bazamura ikiganza cyabo cy'iburyo. Amagambo ngiye kuvuga mu yasubiremo, biragenda neza. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none twemeye ko kwakira gutubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kuva uyu munsi udukure mu gitabo cyo kurimbuka, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Dufata udukomeze, twe tugufasha twakurekura. Uyu munsi wa none ndemera ko Yesu ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva uyu munsi
kugeza iteka ryose. Amen. Data, mu izina rya Yesu mwerekeze n'ibiganza, dusengeye ubwoko bwawe uwera wa Isiraheli, bwemeye kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuva uyu munsi ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Bateye intambwe imwe bagusanga, utere 99 ubafate ubakomeze. Kuva uyu munsi witeka Imana bashikiriza gukizwa. Nyemerera Mana mbaraga z'agakiza zibafate. Henimanda desta ya benema, mbaraga zo guhinduka, nibazasubira inyuma ukundi, nibazasubira mu byaha ukundi. Imbabazi zawe Mana bafashe icyemezo cyiza, bafata ubakomeze. Imana ishimwe, bakomereze mu gakiza. Mana turaha imbaraga zikomeye z'agakiza. Agakiza. Imbabazi zawe kuva uyu munsi bafashe icyemezo cyo gukizwa bakava mu byaha, ubafate ubakomeze. Uyu munsi Uwiteka ubafate, ntihazagira usubira mu byaha ukundi, ahubwo guhera uyu munsi wa none imbabazi zawe zibabeho kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Reka nsabe mwarimu wakomezanye na mwarimu, dore nguyu bamukurikire hanze agira ikintu ababwira. Imana ibahe umugisha. Reka twese duhaguruke dusenge kandi. Ndagira ngo dusenge, tujye gusaba Imana imbaraga ndetse no kwezwa. Muririmbyi yaravuze ngo misemo guhora nyizwa, ariko nyuma yo gukizwa ngashingwa mu gakiza ke. Ndagira ngo umuntu wese asenge, doko tugiye gusenga, ariko ntabwo nshaka ko tugusengera wowe ugiye kwisengera. Ugiye gusengera umwambaro wawe. Nimba ubizi neza ko ikanzu yawe umwambaro wawe wajeho ikizinga, ongera uyifurishe mu maraso ya Kristo. Nawe ukiyambaye bwira Imana irindwe ibiyanduza. Ugiye gusenga wowe ubwawe, nanjye senge, kuko umugeni aratashye. Ntabwo nzi nimba ari ngiye ugiye gutaha cyangwa niba ari wowe, ntabwo mbizi, ariko nabwiwe ngo mbabwire ngo umugeni agize gute, aratashye. Ndaza kwinginga Pastor Ashimiye n'inshuti yanjye atera intambwe yegera hano imbere, tumereze mikrofone adufashe gusenga. Ariko kandi umuntu wese yisengere, simbone hari umuntu wabyoroheje, kuko ntabwo byoroshye ibi bintu. Ntuze kubifata nk'ibintu byoroshye. Sinzi wenda ntabwo nabivuganye imbaraga, ariko umwuka araza kubivugana imbaraga muri wowe. Karibu mushumba, Yesu abaho umugisha. Data turagushimiye. Gushimwa Yesu. Kuriya gushimwa Yesu. Turagushimiye. Yesu Kristo. Kuriya gushimwa. Wiri maiskita fonema tangone sirifore edra. Tawizinima andoza kire widinema. Turagushimiye kuko umugaragu wawe umunyuzemwo rawiri bria troncharemonda yarapika ando yarawidi maiskide fone mando achakicho widi edevo. Turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite, kuko uvuganye natwe. Dawini mando ya sire dorema, hatakute mando ya siriwide, harawiri wiriri maidresha inimando. Turagushimiye Jehova Jire, Jehova Rafa, El Shaddai. Turagushimiye kubwo umugaragu wawe uciyemo. Uravuze ngo umugeni aratashe 2024, hari icyo uvuze unyuze mu mugaragu wawe.
Tando ya lamon. Rawide mando sika. Repando di edewa iskide. Chawicha kicho menge skifo eda. Atawi sire dominifo. Meni atrai shaidomen. Duhimbaraga, duhimbaraga. Duhimbaraga mu gihe nk'iki. Turinde imbaraga z'iki gihe. Turinde imbaraga z'iki gihe. Uduha imbaraga z'umwuka wera. Ijambo ryawe yatubwiye ngo muzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo nyabagabo bo ku mpamyi Yudaya i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Duha imbaraga zo gukomera. Duha imbaraga zo kuturinda. Duha imbaraga zidutambutsa. Abamama baha imbaraga. Abagabo baha imbaraga. Abasore baha imbaraga. Abakobwa baha imbaraga. Halo besarawini. Maido istifo redrai. Chakimando ostifo eda. Maido wini maishkaidro. Duciye bugufi Jehova. Duciye bugufi. Abagabo duciye bugufi. Abamama baciye bugufi. Abasore n'abakobwa baciye bugufi. Ni wowe wenyene. Ni wewe, ni wewe. Ni wowe uvuganye natwe. Ni wowe kutwibuka. Ni wowe kudutabara. Turinde imbaraga z'imyuka mibi zateye muri iyi minsi ya nyuma. Muri iyi minsi ya none. Turinde izo mbaraga. Ijambo ryawe ryaravuze ngo abagushikamijeho umutima uzabarinda amahoro masa. Bazashisha nk'imikindo y'i Lebanoni. Bazagenda bekunanigwa. Imvura y'itumba ntizabanyagigwa. Izuba ntabwo rizabica. Duha imbaraga Jehova. Duha imbaraga. Duha imbaraga muri iyi minsi yo kwiyoberanya. Duha imbaraga muri iyi minsi y'abantu benshi bananiwe. Duha imbaraga, duha imbaraga. Duha imbaraga mwami. Tutazananirirwa mu nzira. Eni hakore y'imbaraga. Umushumba waho muha imbaraga. Murinde ivyiyoberanya vya muri iyi minsi ya none. Imbaraga iri torero. Imbaraga iri torero. Urumuri niruze ahantu. Lowi pantone. David ramashkafo. Tando ize binifo. Makito ne mando ya sika. Turinda amasoko y'imbura mu maro. Turinda amasoko y'imbura mu maro. Turinda amasoko y'imbura mu maro. Weza inamaska. Daweze mifolo. Turagushimiye mwami. Turagushimiye Jehova. Turagushimiye Nganza Marumbo. Turagushimiye Bwugamo bw'Umugaru. Turagushimiye, turagushimiye. Uri kumwe natwe. Urakoze kuduhembuye. Tugukomeye amashyi menshi. Tukuvugirije impundu. Tukuvugirije impundu. Tukuvugirije impundu. Urakoze mwami kuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Naremvuze ngo Imana ibahe umugisha. Naremvuze ngo Imana ibahe umugisha. Wowe ugize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza. Usenge. Gusenga bifatanyijwe no kwezwa no gukiranuka. Umenye ko uko ukora icyaha kijya ahari hari isezerano ry'uko Imana izaguha inzuri ikavamo. Uko ukoze icyaha gihita kijya ahantu hari isezerano ry'uko Imana izagukorera ubukwe rikavamo. Ugahora usenga wishyuza, nyamara ibyo wishyuza byaguhozemo nuko washyizemo icyaha bikakuvamo. Ndabakunda cyane. Imana ibampere umugisha. Murakoze. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.